things are très bon, things are okay. Si ubwa mbere ugiye kumvira ijambo ngo urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, urubyiruko ni amaboko y'igihugu. Urubyiruko ibintu rwashatse kubaka rwabyubaka mu gihe gito kandi vuba vuba. Ibi ni nabyo biteje impagarara AFC M23. Kuba urubyiruko barwanira rutaratangira kubaterenga mu bitugu nko ku musanzu uri hejuru cyangwa se ku rwego ruri hejuru, ibi bizagerwaho ryari? Ese AFC M23 irwanya igakomeza ikarwana ariko urubyiruko rwe rugasa nkaho ntacyo rwitayeho, byazagenda gute? Dore ukuntu byagenda. Bazarwana bakazafata ibice byinshi, bikabura abakora mobilisation cyangwa se gushishikariza abaturage bari hirya no hino kuba baza bakabituramo. Ese ibice byafashwe bikabura bituramo bigenda gute? Nta kabuza aduye arashobora kuza kongera kuhaba bitewe nuko ingabo za AFC M23 ziracyari nkeya mu mubare, ariko urubyiruko rwabo rwishyize hamwe rugashishikariza abantu ndetse nabo ubwabo bakaza bakihuza n'icyama. Nta kabuza ibice bitarafatwa babifata mu gihe gito kandi vuba vuba. Ibyafashwe bakabisigaramo bigisha abaturage ibijyanye no kwirinda ivangura ry'amoko, uruhu, indeshyo n'ingano y'umuntu n'ibice by'umubiri n'isura n'imiterere y'umuntu. Ibi bakabyigisha abantu icyo bita social cohesion, imibanire myiza mu baturage. Ibi byazakorohera AFC M23 kongera kuza kureba aho bafashe bagasanga abaturage bamaze gutera imbere mu bya politike, mu by'iyobokamana, mu bukungu n'imiyoborere n'imitekerereze. Ibi byaba bimaze kugerwaho ntabwo byazongera gusenyuka, kuko amahoro ahera mu mutima w'umuntu no mu bwenge bwe, ndetse n'ubuyobozi buhera mu bitekerezo by'umuntu. Aha twaza kurebera hamwe n'iki cyafasha urubyiruko kuba bwakongera gutekereza iwabo. Ni iki twakora kugira ngo twongere dutekereze mu rugo? Nukuza tugasubira iwacu, n'abandi bafite ubwoba yuko hatameze neza bakabona ko bene wabo cyangwa se bagenzi babo b'urubyiruko bahari kandi bameze neza, cyane ko uyu munsi ibice bimaze kugenzurwa na AFC M23 byuzuye umutekano, amahoro, ubutungane, mbese ibintu ni très bon, umugani w'Abafaransa. Naho mu Cyongereza ngo ibintu ni very good, mu Kinyarwanda ni sawa, mu Giswahili ni sawa, no mu Cyongereza ni sawa, no mu Gishinwa ni sawa. Ngaho rero haracyari impungenge nyinshi cyane yuko hari abagiye mu mahanga b'impunzi bitekerezwa ko batashobora kugaruka bitewe n'uko bahunze kera igihugu kikiri kibi. Biragoye rero kubumvisha neza ukuntu Kongo yagiye ku murongo. Gusa twe duhari turi hafi n'ababyumva bake muri bo, tugomba gukora umurimo utoroshye wo gukomeza kubibutsa ko igihugu gitandukanye n'icy'abayobozi ba kera bari bashingiye ku mitekerereze y'ivangura, discrimination, ideologie ya genocide ishingiye ku moko n'ururimi rw'umuntu avuga, n'uko asa n'uko yavutse n'imiterere ye. Iyo ni leta ya Kinshasa idashaka yuko ubuyobozi bwa AFC M23 bukomeza kwimakaza umuco w'amahoro n'umutekano mu baturage. Kongo y'Iburasirazuba ari Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo baracyahangayikishijwe no kubura kw'imbaraga z'urubyiruko kugira ngo baze bisange mu bikorwa by'igihugu. Umuganda, kubaka ibikorwa remezo, gutera imbere mu by'ubukungu, bya politiki n'iyobokamana n'imibanire myiza mu baturage. Ibi bizagerwaho n'urubyiruko. Twese tugomba kugira uruhare mu gisirikare cyacu cya AFC M23. Kugira uruhare mu gisirikare byadutwara iki? Byadusaba iki? Ubundi kugira uruhare mu gisirikare ni iki? Ni cya gihe uzaza ukifatanya n'icyama ukaba wabatera inkunga z'amaboko, iz'ubukungu, finance, iza recruitment, izo kwerekana ibikorwa byiza bamaze kugeraho, ibyo kugarura amahoro n'umutekano biciye mu nyigisho zateguwe n'urubyiruko rwa volontaire, abakorerabushake, nta zindi nyungu zigamijwe cyangwa se umushahara ku kwezi, ahubwo ari ubufatanye bwacu nk'urubyiruko. Ibi byazagerwaho. Ese twese twibutse uko Kongo yacu imeze kuri social medias, ninde wagaruka muri Kongo? Ntawe.
Kongo ni cya gihugu kizwiho umutekano muke, impfu za hato na hato ku bana, ku babyeyi, abasaza, abakecuru, abasore n'inkumi, urubyiruko muri rusange. Kongo ni cya gihugu kizwiho ruswa, kwiba, kwica, gusahura, gusambanya n'irindi hohoterwa rigiye ritandukanye. Kongo ni cya gihugu kizwiho ko harimo umutekano udasesuye, haba muri politike, mu bukungu, mu mibereho ya buri munsi y'abaturage. Ibi byazahindurwa gute? Dore ukuntu byahindurwa. Uje nkaza, akaza, bakaza, twese tugahurira ahangaha, nta kabuza igihugu cyacu twagishyira ku murongo nk'uko ubitekereza ko Kongo imeze mu mutwe wawe, wowe ubizi neza ko Kongo ari paradis d'Afrique cyangwa se umutima wa Afurika. Reba amashyamba, ibiyaga, inzuzi, imigezi, imisozi, ibirunga, inyamaswa nk'inyoni, ibikururanda, inyamaswa zikaze, inzovu. Ibi byose twaza tukabibungabunga, tukabibyaza umusaruro. Hari ibihugu byinshi nzi bya Afurika bidafite ibyanya nyaburanga byiza cyane kuruta Kongo, bisurwa buri munsi, bimaze no kwamamara. Ariko Kongo ifite ibikubye byayo inshuro zirenga 100, ntabwo bayisura. Kubera iki? Umutekano muke. Kubera iki? Imiyoborere idahwitse. Urubyiruko rero nimvuga ngo ni imbaraga z'igihugu, umva ko hari icyo wahindura, wakora uyu munsi wa none. Fata iya mbere, wigishe bagenzi bawe 3. Niba umaze kubyumva, imbaraga za mbere zihera kuri wowe, ndetse no guhinduka kwa mbere bihera muri wowe. Hinduka urebe ngo ibintu birahinduka ku rwego utatekerezaga. Maze ya Kongo yo kuri social media bavuga ngo ntukinishe iki gihugu si Kongo, ntumenyere aha ntabwo turi muri Kongo, itware neza kuko aha si muri Kongo. Kubera iki bavuga Kongo ko aricyo gihugu kitajya ku murongo? Bitekerezeho. Ese koko AFC M23 ahantu imaze gufata wagerageje kuhasura? Cyangwa nawe wumva amakuru y'ibihuha ngo bariba, barica? Oya, AFC M23 imaze gufata haratekanye, harasesuye, amazu ari kubakwa, imihanda iri kubakwa, imigezi, ibitaro, amashuri n'ibindi bikorwa remezo byinshi. Twavuga nk'ibiraro by'inzuzi, kubaka ibigo bishinzwe kwita ku buzima bw'abana n'impinja, kubaka ibigo bishinzwe kwita ku babyeyi batwite, abonsa n'abafite abana bakuru, kubaka amahoteli bitangiye gushyirwamo imbaraga uyu munsi wa none. Ibi biragaragaza ko iki cyama kitazasubira inyuma habe n'umunsi n'umwe. Nta gahunda bafite gusubira inyuma, ahubwo bafite gahunda yo kuba bafata ibice byose bikenewemo amahoro, bakimakaza umuco w'amahoro n'iterambere muri rusange. Maze ya Kongo bavuga ifite imigezi n'ubutaka bwagaburira isi yose, bagatangira gushyira mu bikorwa, bakabyaza umusaruro. Uyu munsi wa none isi ihanze amaso Kongo nk'igihugu kibitsemo ubukungu munsi y'ubutaka bwayo, ubukungu bwinshi cyane bushobora kuzabyazwa umusaruro nko mu myaka 40 iri imbere. Ariko kubera ko bose bashaka gusahura Kongo, nta n'umwe yifuriza umutekano. Umuntu wenyine uzi utekereza kuri Kongo nk'igihugu kigomba kugira umutekano mu bindi bihugu byose ku isi ni M23. Uwo muntu bita M23 ni ihuriro rishatse gukuraho ubuyobozi bubi, bakimakaza ubuyobozi bufite ireme muri Kongo yose, muri Afurika no ku isi muri rusange. Aba ni impirimbanyi z'amahoro, ni abarwanyi b'amahoro. Bazabigeraho kubera yuko bari hamwe n'Imana, cyane ko ibyo bakora babanza kwiyambaza Uwiteka Imana iri mu ruhande rwabo. Bazabigeraho hamwe n'ubufatanye bw'urubyiruko. Tugana ku musozo, reka nkangurira urubyiruko rwose kudahereza umwanya ibiganiro by'ivanguramoko n'ibindi biganiro ibyo byari byose biganisha ku ivanguramoko hashingiye ku miterere y'umuntu, ahubwo twimakaza umuco wo gukora, kwishakamo ibisubizo no kubaka igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi bamaze kwanduza, tuzagisukura. Murakoze, ndabakunda rero.